bari racitse mba ndavuze ngo mukecuru niryo jambo uvuze nabwira ngo abana bawe bazaruha ntikandi uwa mbere uzashakamo azava mu nzu zirenze 3 ubu urabivuze mba ndabivuze kubera iki ntago yifurisaga n'uwo ko yubaka noneho aza kunera imbabazi nshingiye kuko yamufataga nshingira kuko ari kugendesha ibirenge nshingira kuko nta gaciro kandi kugera iwabo ari kure noneho nshingira kuko na nimero z'iwabo bari barazimwatse nta niza zimo mutwe byibuze ngo yatabaze iwabo numva ndababaye nanjye nabwira ngo kandi nawe wabyaye abakobwa uwawe uzashaka bwa mbere azava mu nzira enzima arangije arambwira ngo abana banjye bafite uburere nta muntu n'umwe uzava mu nzu ariko nirengagiza ijambo Imana yavuze nirengagiza ibintu Imana yambwiye ko inshizemo ariko wumve ko nari mbabaye ntabwo ni nabiteguye ahubwo wari umubabaro nkimara kubivuga rero ubu ngubu tuvugana umukobwa ari mu nzu ya 6 yavuye mu ya mbere atayibyariyemo iya kabiri ayigezemo ayiva byariyemo umuhungu iya gatatu ayigezemo ava matabyaye iya kane ayigezemo ava matabyaye iya gatandatu iya gatanu ava yamaze amezi 3 iya gatandatu ubu ntiyahetse undi mwana kandi raho udukurikiye ntugire ubwoba ntago nzakuvuma ntago nzakuvuma bazirinde nuvanga abo mu bana bazirinde icyakurakaza ugasanga bavuze ijambo nkuko warivuze kuwo mu nyirabuko warakaje wabwiye nawe mukazana we nawe uri kubyumva sinuwo gusa hari n'undi muntu yari mukuru w'umudugudu atuye ruguririya ku Gasagara hari ikibazo nigeze kugira tujya mu buyobozi kubura ariko kuko icyo kibazo yari akizi neza azukuri kwacu ntiyakivuga uko cyari kiri noneho atakivuze uko kiri birambabaza cyane ndangije ndibuka ko twari turi mu rubanza rw'abunzi ndangije ndabango nshingiye ko bimeze gutya ntacyo ndengeje kuri uru rubanza mwandike ko Julienne nsinzwe ndagiye nabwira ntariko nshingiye kuri urubanza rutsinzwe kubera wowe uzababara birenze ukumbabaje bakunzi bahinduka official tubahaye ikaze abari mu mahanga abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali mwese mwimve mwikaze kuri hinduka official yego turi kumwe n'umuyobozi wa hinduka official eka tumusabe abasuhuze nabasuhuje cyane ugira igitondo cyiza ndifurije kugubwa neza n'abanyune byanyu byose kandi nkubwira ngo ibyari bikuguse cyangwa se byari bikuboshe mwifurije kugira ngo uyu munsi kirebye ikiganiro Imana ikuraho inzitizi zari zikubangamiye mu izina rya Yesu yego njye ugiye kuyobora iki kiganiro nitwatuma Imana Concorde ndi inyuma ya kamera imbere ya kamera turi kumwe n'umuyobozi wa hinduka official nkuko nayibabwiye Mukeshimana Julienne mama gift mama kirabo amakirabo yego kangusabe rero uha abantu ikaze kuko hano ni wawe ni wanjye ariko uyu munsi habaye wawe oje ndi muri saro mu cyumba ntago ndageramo ya murakoze cyane tubahaye ikaze abakunzi ba hinduka official wahisemo neza gukurikira hinduka official amahoro y'Imana abane nawe tubona gushimira wowe wakoze subscribe share comment mwifurije kugubwa neza ndetse nawe utarayikora mwifurije kudushigikira ukadukora subscribe share comment kandi nzi neza ko tuzafatanya kwagura ubwami bw'Imana bikagenda neza muturwaneho kugira ngo ameruka ko bibabwira ibyo bintu turi abantu turi abantu 325 ubu turi 420 ubu turi 420 urumva ko harabura 5 kugira ngo buzure 100 dukomeze twiyongere mukomeze munshigikire twamamaza ubwami bw'Imana nzi neza ko Imana izatugirira neza turushaho kuba umuryango mugari dukomeze twaguke yego uyu munsi reka nsenge Mana turagushimye Mana tugwaye icyubahiro ugira neza bugacya bukira amen waturamukije turi bazima arabahindura amazina bitwa abanyakwigendera arabahindura amazina bari bubatse ubu babaye abapfakazi harabari bubatse babaye abadivorce nukuri
hari abari bafite ubuzima buzira umuze babaye bakajorite ariko twebwe turacyariho turi bazima tuguhaye icyubahiro kituzanye aha ngaha ni ukuvuga ijambo ryawe no gukomera kwawe ni ukuvuga yuko uri Imana isezeranye igasohoza uri Imana itagibeshya uri Imana ivuga uri Imana itari ikiragi Imana ivuga igasohoza ibyo yavuze nuhabwa icyubahiro amen twe tukuguha ikaze uganguze kubana natwe muri iki kiganiro kugira ngo tuyobore uko twe twiyoboye twayoba ariko turi kumwe nawe watugeza aho ushaka kandi heza bana natwe tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen Imana iguha umugisha hari abantu benshi bari bazi kutazi gusenga rahiga bitewe ko abumva buri gihe nyine bitewe nuko abumva buri gihe umutumirwa mubwira ngo adusengere ariko hari abantu benshi kore surprise iyo ko abumvishijwe ibyawe uri gusenga icyagusetsa rero njya nsenga mpumye urumva ntabwo sinzi pe ni ibintu twatojwe ariko n'ubundi nugusenga duhu ntabwo ushobora hari umuntu njya mbona gusenga ari kureba we nanjye njya mbabona ariko ubundi cy'ingenzi ni ugusenga uhumye yego ntabwo njya ashobora gusenga ndi kureba gusenga ndi kureba nanjye byarananiye ariko hari abantu benshi nabonye barabigize umwuga noneho uko mba ndi no kuri kamera nkangutse ikirere cyahindutse kandi ngomba guhindura kandi wari ugiye no kuzura umwuka rahira shanja mbishaka nkabira shaje yemwe mwuzura umwuka shaho ndabikwifurije Imana ibiguhe nukuri ukuntu byanakobera rahira uva tumvuka Imana ivuganye nawe ngo sha yewe ugatubwira Juliye nahazaza yego kambwira ati muri kuri akwezi numva Juliye umva kwimbwiye muri uku kwezi uyu munsi twiteka 25 z'ukwa kane ariko kindi gihe nk'iki teki 25 z'ukwa gatanu uyu mwaka irambwiye ngo uzabahujuje abasabi igihumbi haleluya ndabyakiriye mu izina rya Yesu uzabahujuje abasabi igihumbi nikwimbwiye kuko irambwiye ngo iyicano igiye kuyiteza imbere igiye kubiye umumaro kandi ubwo ngende kubyakira yego nasomye ijambo rirambwira ngo kwizera kurarema ndongera ndizera kubera kuvuze ngo mvukiye rivuganye nawe ntabwo uvuze ngo mvuko konko davuganye nawe hanubwo uvuze izina rya runaka nge ndabyizeye kubera kuvuze ngo mvukiye rivuganye nanjye kandi yavuze ngo akanwa k'abakiranutsi kararema iyo wiyaturiyeho ibyiza bikubaho iyo wiyaturiyeho ibibi ni gutyo nanjye mpagaze mu mbaraga zo gutegeka uyu munsi tugiye gutegeka nukuri uyu munsi tugiye gutegeka cyane hari jambo Imana yambwiye uko nanjye hari igihe nireba nkitinya hari igihe urebye mu mubiri utabimbona yego ariko sinzi impamvu ugiye kubivuga kuri kamera sinzatuma abantu bantinya buriya oya Imana yarambwiye ngo Juliye ni mwana wanjye nkubwire nguhaye ububasha yego ntago nabuhawe na papa nta nubwo nabuhawe na mama ariko iyereyemo yarambwiye ngo umva Juliye ni mwana wanjye nguhaye ububasha ndabibwira ngo nubuhe bubasha impaye yanabivuze no mu materaniro y'abantu barenga ijana irambwira ngo ububasha bwa mbere nguhaye umuntu uzavuma azavumika icyo kintu aracyumvise irambwira ngo umuntu uzavuma azavumika irongera irambwira ngo kandi umuntu uzaturaho umugisha cyangwa uzasabira umugisha nzawumuha unsabire gusabiye umugisha mu byo utunze no mu byo utekereza gutunga suzi ikibazo tuziranye icya mbere kibanza umugisha ngo usabiye yego gusabiye umugisha wo kutagukoza isoni amen cyangwa se wo kutaguteza rubanda amen kabiri undi umugisha ngo usabiye ngo usabiye umugisha mu bana wabyaye amen yego sha irangije imbwira ikindi kintu gikomeye irambwira ngo icyo nzatuza akanwa kanjye nizeye nawe wizeye kizakoreka amen irambwira ngo yambwiye ibintu bigera muri bine irambwira ngo uwo nzarambura ikiganza arwaye azakira amen nukuri ndashima Imana ko yakoze ikintu gikomeye amen ejo bundi birasohoka ko iki kintu ngiye kuvuga hari abazagikurikira bari banahari hari n'abari kunyumva bari bahari bagiye kunyumva n'uyu munsi ejo bundi ifite muramukazi wanjye yari atwite kwa data wacu uzi ukuntu Imana itanga no kwizera yafashwe n'inda ntabwo batekereje ibindi bagiye guruka mu rugo baravuze ngo Julienne
umubyeyi turahagurutse mu rugo afite ikibazo aratwite ariko tugiye kwa muganga, tutarajya kwa muganga dukeneye isengesho ryawe. Ndangije ndireba mu mbaraga nke nari mfite ndavuga ngo nukubera iki badahamagaye runaka afite amafaranga, badahamagaye runaka kandi yarize iby'ubuganga, bagahamagara Julienne. Nibuka ijambo Imana yavuganye nanjye, nibuka ko Imana yavuganye nanjye ko nindambura ikiganza ku barwayi bazakira, nibuka ko Imana yavuganye nanjye kuwo nzavuma azavumika, nibuka ko Imana yavuganye nanjye kuwo nzasabira umugisha izawumuha. Ndagiye ndavuga ngo nshingiye ku bubasha Imana yampaye, uyu mubyeyi mwaturiyeho umwana muzima. Ndabajije abantu ndababaza ngo uyu mubyeyi ubundi asanzwe abyara neza cyangwa arabaho? Njya gusanga aribwo bwa mbere agiye kubyara. Imana irambwira ngo babwire ngo uyu mubyeyi azabyara atabaswe n'umunsi n'umwe. Ngeze ku bitaro nsanga n'urugamba rukomeye, nsanga n'ibintu bikaze, bari kuvuga ati nta kindi turakora, uyu mubyeyi ntibishoboka karabyara atabazwe. Abarangije bafata umwanzuro wo kumwohereza mu bitaro bikuru. Hanyuma nakubyumva njyewe narasenze, Imana irambwira ngo bambwirire ngo uyu mubyeyi azababyara atabazwe, kuko Imana nanjye yari yarabimbwiye. Ndagiye ndababwira ngo muzukiye rivuganye nanjye, nababwira ngo Imana ivuganye nanjye ngo uyu mubyeyi arabyara atabazwe. Kuri finali byahereye saa moya zo mu gitondo, turinda twagera saa munani n'umubyeyi atarabyara. Ndagize ndongera ndiherera mbwira Imana ngo Mana undinde guseba. Ababyeyi barankurura tujya kwiherera, baravuga ati nubwo wasenze waretse tugaca iruhande tukajya gushaka umuti tugaha uyu mubyeyi katarapfa kubyara. Ndagiye ndavuga ngo nsingiye ko Imana indimo yavuganye nanjye kiraduha umwana muzima, kandi uyu mubyeyi atarabagwa. No kuri finali Imana iraduha umwana muzima, mvugira ngo amen. Abandi bati nyamara gusenga wasenze ariko amasengesho akora n'umuntu yakoze. Ndagiye nabwira ati ubwo mwaribesha, wizeye imbaraga z'abantu ukizera imbaraga z'imiti ugiye gushaka, waba usuzuguye amasengesho nasenze. Ndagize ndababwira ngo nsingiye ko Imana yo mu ijuru ivugana nanjye iby'imbaraga, igakora iby'ubutware. Yavuganye nanjye, ikaba yavuganye nanjye ko iraduha umwana muzima, kandi uyu mubyeyi atabazwe. Mpagaze mu kwizera turakira umwana muzima. Amen. Nkunda kuvuga ngo urabyara Imana ikabyemera, ukanababara Imana ikabyemera. Igihe cyarageze imbaraga z'abaganga zirabura, baravuga ati uyu mubyeyi tugiye kumutaransifera. Abandi batitse Julienne ko yasenze, kandi pe bari banziho imbaraga zikomeye, bari bazi ko nsengera abarwayi bagakira, bari bazi ko nsengera babuze urubyaro bakabona urubyaro, bari bazi mbese ko Imana yampaye imbaraga. Ngo ko Julienne yasenze, noneho uyu mubyeyi bakamwohereza mu bitaro bya Ruhengeri, kandi Julienne yatubwiye ko arabyara atabazwe. Buriya gahunda si ukubagwa. Noneho mama warambwira ati sha, ati Julienne, ati nubwo Imana yakubwiye gucyo yakubesha. Ndabaza ngo mukecuru nukubera iki Imana yambesha? Arambwira ngo mfite abakobwa batatu, bose abo bakobwa batatu babyara ari uko bababaza. Uyu we kari muto muri bose azabyara atabazwe biciye mu zihe nzira. Nanjye nabwira ni mukecuru, wizeye Imana yavuganye nanjye ko ishobora byose? Aravuga ngo ibyo nta mahirwe mbiha, kubera ko abakobwa banjye bose babyara bagize gute ababazi. Nanjye mbwira Imana ngo Mana uyu munsi nkeneye imbaraga, nkeneye ikintu kiratuma aba bantu bongera kukwizera bundi busha. Ariko Imana yarabikoze. Ndashimira Imana baradutaransifeye, Imana irabyemera. Ariko nkunda kubanga Imana ntabwo ikina amajonjora, Imana ikina finali. Ku munota wanyu iminyururu zari zitambitse, Imana yaciye umunyururu, mvugira ngo amen. Hari iminyururu Imana ije guca ku buzima bwawe, hari agasuzuguro Imana ije guca ku buzima bwawe. Imana irabyemera, agera mu bitaro bya Ruhengeri. Barangije no kumwambika, bazi ko bagiye kumwagarikaho narindi. Nkavuga ati Imana uransebeshe. Uzi kugira ngo Imana ikubwiye ngo umuntu ntabaramubaga, akandikwa muri randevu z'abarabagwa, akambika umwambaro, hasigaje iminota 3 ngo yinjire aje kubagwa. Nkavuga ati Imana uransebeshe, Imana ubuzongera mvuga iki imbere y'ubu bwoko. Bamaze kumwambika habura umunota uyu wonyine umwe ugusa. Nashimira Imana ko yaduhaye umwana. Haleluya.
habura umunota umwe yamaze no kwambara, yego yamaze no kwishura ibyuma byo kumubaga. Imana iduha umwana atabazwe. Ariko ndashimira Imana ko itankojeje isoni. Abantu bacitse intege, abandi bati Julienne none ko wasenze bimeze bite? None wa mubyeyi akambwira ati wongera undambike ibiganza unsenge. Nterega Imana yavuganye nanjye ko iraduha umwana muzima. Ariko kuko yari ari kubabara akongera agacika intege, kambwira ati wenda Julienne nakomeza agasenga nibwo ndabyara. Ariko ndashimira Imana ko itankojeje isoni. Nshimira Imana ko yaduhaye umwana muzima, ikaduha umwana muzima atanabazwe, mbese Imana yumve ko nyishimye. Uri kumva ibyo bintu atari ibintu bikomeye Imana yambwiye. Icyo uzavuma kizavumika. Imana iduhana umugisha. Icya mbere ni ukwizera. Ubu ni muravuga ngo password ni ukwihana kandi ukizera. Iyo wizeye byose birashoboka. Imana itugirire neza. Rero muri iyi minsi nkunda kwitonda. Sinjya mpfa no kuvuga ijambo rikomeye kugira ngo hatagira iki ubigenderamo, kubera ko hari umubyeyi nigeze kubwira ikintu gikomeye kandi yarambabaje pe, yarambabaje bituma mvuga ikintu nanjye gikomeye. Ariko uko nakimubwiye niko cyagenze. Wamubwiye ngo iki? Uko nabimubwiye niko byagenze. Ubundi namubwiye ijambo rikomeye, yari afite umukazana, ariko yafataga umukazana we nabi mu rwego rwo hejuru, akamutwara iyo yishakiye, mbese navangwe yari yaramuhinduye nk'ingorofani. Arangije umugore arwanye n'umugabo aho kugira ngo abakize, arangije arahagarara aramubwira ngo ariko ngiyo witegereje ukihambira muri uru rugo rwanjye utekereza ko ari njye nyine wabyaye abahungu? Kandi ari umubyeyi, kandi nari nzi neza ko umubyeyi abereyeho guhana abana akabereka inzira nziza zo kuba ku rugo. Ariko ibaze kuba umubyeyi yabivuze gutyo n'umugabo ariko gukubita muhagararanye. Utekereza ko ku isi yose kuba wihambira mu rugo rwanjye ni njye by'abahungu njye nyine? Yirengagiza ko nawe yabyaye iki? Abakobwa. Riba riracitse. Mba ndavuze ngo mukecuru niryo jambo uvuze, nabwira ngo abana bawe bazaruha, ntikandi uwa mbere uzashakamo azava mu nzu zirenze 3. Ubu urabivuze? Mba ndabivuze. Kubera iki? Ntago yifurisaga n'uwo ko yubaka. Noneho aza kuntera imbabazi, nshingiye kuko yamufataga, nshingira kuko ari kugendesha ibirenge, nshingira kuko nta gaciro kandi kugera iwabo ari kure. Noneho nshingira kuko na nimero z'iwabo bari barazimwatse nta niza zimo mutwe, byibuze ngo yatabaze iwabo. Numva ndababaye. Nanjye nabwira ngo kandi nawe wabyaye abakobwa, uwawe uzashaka bwa mbere azava mu nzira enzima. Arangije arambwira ngo abana banjye bafite uburere, nta muntu n'umwe uzava mu nzu. Ariko nirengagiza ijambo Imana yavuze, nirengagiza ibintu Imana yambwiye ko inshizemo. Ariko wumve ko nari mbabaye, ntabwo ni nabiteguye, ahubwo wari umubabaro. Nkimara kubivuga rero, ubu ngubu tuvugana, umukobwa ari mu nzu ya 6. Yavuye mu ya mbere atayibyariyemo, iya kabiri ayigezemo ayiva byariyemo umuhungu, iya gatatu ayigezemo avamo atabyaye, iya kane ayigezemo avamo atabyaye, iya gatanu ava yamaze amezi 3, iya 6 ubu ntiyahetse undi mwana. Urumva mbese iyo sinuwo gusa, hari ibintu byinshi njya nyirinda gukora, kuvuga cyangwa se kwatuza akanwa kanjye mbivuga. Buriya niyo turi kuganira ahantu tutari no gusenga, hari ahantu ngera ngaceceka. Iyo turi kuganira mbese hakuri umuntu afata igitutsi gikomeye, nirinda kukibwira umuntu, nirinda kukivuga kuko nzi ko kirakunda. Hakuri umuntu afata igitutsi ngo kagire gute ngo bigende gutyo, oya ntabwo nshobora kubikinisha. Niyo nabikinishije nk'ubu wenda turi kuganira nkumva rirancitse, hari igihe ngera nkajya gupfukamwa bati Imana mbabareye ku ijambo mvuze, mbabareye ku ijambo ngize gute, ku ijambo mvuze. Nge ndahirwa kuko uwo kuva twamenyana unyifuriza ibyiza, nta kirava mu kanwa kawe usibye no kubikwifuriza. Ikintu nsengera Imana ngo igindi ndakuvuga nabi, kuko ibyo mvuze nabi bigira ingaruka ku muntu tuvuganye.
iyo mvuze nabi bigira ingaruka ko umuntu tugize gute tuvuganye cyane rero nk'iyo nshatse akanwa kanjye cyangwa se nkarira ku kintu runaka tuvuganye ntabwo bikugwa neza, ntabwo bikugwa neza. Mbese nsaba Imana gusa ngo ijye imbaraga zo kwihangana, kuko muri iyi si duhura n'ibitugusha byinshi, duhura n'ibitugerageza byinshi, duhura n'ibyatuma tuvuga nabi byinshi, ariko nsaba Imana ngo igize imbaraga zo kwihangana kugira ngo ntavuma umuntu. Ariko Imana izambabarire ijye izo mbaraga, njyewe ubwanjye sinabyishoboza, ariko Imana ijye ibidushoboza. Njye katujye umwanya w'ijambo ry'Imana. Ibyo umuntu yavuga ni byinshi, ariko twizeye ko Imana ishobora byose. Kandi nawe udukurikiye ntugire ubwoba, ntabwo nzakuvuma. Ntabwo nzakuvuma, bazirinde abo mu bana, bazirinde icyakurakaza ugasanga wavuze ijambo nk'uko warivuze ko uwo munyirabuko warakaje wabwiye nawe umukazana we nawe uri kubyumva. Si n'uwo gusa, hari n'undi muntu yari mukuru w'umudugudu, atuye ruguru iriya ku Gasagara. Hari ikibazo nigeze kugira, tujya mu buyobozi kubura, ariko kuko icyo kibazo yari akizi neza, azi ukuri kwacu, ntiyakivuga uko cyari kiri. Noneho atakivuze uko kiri birambabaza cyane. Ndangije ndibuka ko twari turi mu rubanza rw'abunzi, ndangije ndabango nshingiye ko bimeze gutya, ntacyo ndengeje kuri uru rubanza, mwandike ko Julienne nsinzwe. Ndagiye nabwira ntariko nshingiye kuri uru rubanza rutsinzwe kubera wowe uzababara birenze ukumbabaje. Niko namubwiye, uzababara birenze iki ukumbabaje. Ntabwo nigeze mubwira ngo uzapfusha, sinigeze mubwira ngo bizaba gute, kubabara biringeri kwinshi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo guhera uyu munsi kuvurwa rubanza rwabo yabuze amahoro kugeza bugingaye. Kandi nawe yari umukirisitu, ari na perezida wa korali ku rukiko. Ntabwo mvuze korali yari bahita bamenye iyo ariyo, ariko ni ku rukiko. Hanyuma uwo mukuru w'umudugudu ayoboye mu mudugudu wa Nyangwe, ni mu kagari ka Nyangwe. Ubwo mvuze n'umudugudu bahita bamumenye, ubwo nabo ntawo mvuze. Ariko kuva uwo munsi icyo kibazo cyahaba, urwo rubanza akarwica. Yari ari kubaka inzu nziza kandi ikomeye, yari afite imirima, ninkubwira ngo imirima wumve ko yari afite imirima, abaturage yari yarabimuye yarabarangije. Ariko nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi nawe bari kumwimura. Kuva uwo munsi urwo rubanza rwa imyaka ishize ari 3 n'amezi, agurishije imirima irenga 3. Iyo mirima imaze kugenda, ntumbaza ngo byagenze gute, yarezaga mu rwego rwo hejuru, ntiyongeye kweza. Aho yakuraga toni ari kuhakura umufuka nawe ukabura. Aho inzu yari igereze uyu munsi niho ikiri, ntiyigeze iva hiri, ntiyigeze igira gute. Mbese ibyago byabaye byinshi kuri we, ibyago byabaye byinshi kuri we. Ikintu Imana noneho yakoze, yarananutse, aragenda arananuka, umugore we arananuka. Ahandi nageze nkavuga ati Imana umbabarire. Mbese ni byinshi, n'ibimenyetso byinshi nagiye mbona, ariko guhera uyu munsi nagiye mbwira Imana ngo ujye kwihangana. Yego, niyo turi kuganira nkumva ushatse kuzana nk'ibintu byo kumbabaza, ndahaguruka nkigendera. Ibindi byo ndabikubaza inyuma ya kamera. Ndahaguruka nkazira gute, nkigendera kugira ngo hatagira ijambo ngira gute nkwatuzaho. Hari n'undi muntu, ibyo ntago ari imbaraga zanjye ndi kwirata, ahubwo ni iz'Imana. Hari n'undi muntu twigeze kugirana ikibazo, ariko so ni ngombwa ngo mbivuge cyangwa. Hanyuma uwo muntu yari umuntu wanjye, kamwite kari uwanjye. Noneho yakundaga ibintu by'iminywere cyane, akunda n'ibintu by'itabi cyane. Imana irambwira ngo bwira uwo muntu natagarukira hageze akankeshenga buri munsi. Ndaje musheshenga buri muntu wese azamenya ko namusheshenze, kuko we namubwiraga ibintu byamuha akavatijire natera umwako.
yabyama akavuga ngo bwira ya Mana yabikubwiye igaruke yongera ibinkureho. Noneho rimwe arambabaza mu rwego rwo hejuru, hahandi nabuze n'inkweto zo kwambara bitari ngombwa, hahandi nashatse no kugenda nihishe bitari ngombwa. Twari turi mu gihugu cya Uganda, ndangije ndamubwira ngo ibi bintu nkoreye uzongera gutekereza kumpamagara ariko wageze mu kaga gakomeye. Arangije arambwira ngo akaga gakomeye katuma ngo hamagara nakahe, kuko Imana yari yamuntumyeho cyane. Ndamubwira ngo umva ukuntu Imana y'amahoro yavuganye nanjye. Imana yambwiye ngo nutagarukiraho bazagutema, uzajya muri koma, uzamara ibyumweru 2. Ndangije ndabimubwira. Amaze kunkorera ibyo ngibyo ndagenda ndambwira ngo si wibuka ibintu Imana yakubwiye, uzampamagara wa munsi bagutemye. Nshingiye kuntu mbabaje uzongera kumpamagara ari uko bagutemye. Urumva ibintu navuze? Yampamagaye ari ahantu ku bitaro bita Murago, ari muri koma amazemo iminsi 3 atazi yari, atazi ngo bimeze bite. Koma yayimazemo icyumweru. Nongeye kujya kumusura cyangwa se kujya kumureba ari muri ibyo bitaro. Mageze mbwira Imana atari ko Mana umbabarire nubwo nabyatuye, umusubiza ubuzima. Nukuri rero ni byinshi umuntu yavuga, ariko niba wizeye unkurikiye tugiye gusengana Imana cyangwa se tugiye kumvana ijambo ry'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo waburiye icyerekezo. Birashoboka ko turi abahanuzi benshi, wahuye n'abahanuzi byinshi ntibyakunda, Imana ivuga ibintu byinshi ntibyakunda, ariko ndagira ngo uyu munsi nugira kwizera iminyururu yari kuboshye bohoke mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kumvana ijambo ry'Imana. Yego. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, tugiye gusanga muri Yeremiya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye gusanga muri Yeremiya ibice ni 40. Turasoma Yeremiya 40, turaheze ibice 40. Turasoma umurongo waho wa 4. Kandi subiremo neza kugira ngo babyumve. Tugiye gusoma Yeremiya ibice 40, turasoma umurongo waho no wa 4 kugira ngo twumve ko hatubwira. Noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Uretse aho ngaho narimvuze ngo ni wizere ukihana, iminyururu yari kuboshe irabohoka. Hanyuma Yeremiya 40 umurongo wa 4 haratubwiye ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Birasoboka kumaze igihe kirekire ufite iminyururu itandukanye. Birashoboka kugenda n'iminyururu, ukajyamo ufite iminyururu, ukaririmba ufite iminyururu, ariko umvuka ijambo ry'Imana rivuganye nawe. Iravuze ngo none umvukiye rivuganye nawe. Iravuze ngo noneho rero ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Mvugira ngo amen. Amen. Ntabwo ari Julienne uje kugukuraho iyo minyururu, so umugabo washatse uze kugukuraho iminyururu, ahubwo iyereye amahoro ivuganye nawe, kuko imaze kubona ko ufite iminyururu irakwitegereje isanga ufite iminyururu ikuboshe. Iravuga ngo noneho uyu munsi ndi Imana ikubohoye, nje gukuraho iminyururu maranye nayo igihe kirekire. Dukomeze twumve uko hatubwiye. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Nushaka ko ducana ugakiranuka, nushaka ko tujyana ugakizwa uze tugende. Alleluia. Amen. Noneho rero ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Hepfo aratubwiye ngo nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Alleluia. Noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukure mu bibazo wari urimo, nkwishyurire amadeni wari umaranye nayo igihe kirekire, nkwishyurire keredi wari umaranye nayo igihe kirekire. Iyo ni iminyururu. Wakwambara ntuberwe, iyo ni iminyururu. Warambagizwa ntibikunde, iyo ni iminyururu. Wavuga ijambo ntibafashwe, iyo ni iminyururu. Wahera mu bukode, iyo ni iminyururu. Alleluia, haleluya. Wakwiga ugasoza, iyo ni iminyururu. Wakwiga ukabura akazi, iyo ni iminyururu. Ariko umva ko rivuganye nawe. Haleluya. Iyereye amahoro ivuganye nawe. Iravuze ngo noneho rero
ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Hepfo haratubwira ngo nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Aleluya. Amen. Nushaka ko tujyana i Babuloni, mugabo nushaka ko tujyana wiyambura ubusambanyi. Mubyeyi nushaka ko tujyana wiyambura ubusambanyi. Mukobwa nushaka ko tujyana ureka ubusambanyi. Musore nushaka ko tujyana ureka icyaha n'igisa nacyo. Wabura umurazo udukurikiye, nushaka ko mujyana i Babuloni uze tugende. Dukomeze hepfo. Ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Nudashaka ko tujyana i Babuloni uguma n'uburozi bwawe. Nudashaka ko tujyana i Babuloni uguma n'ubusambanyi bwawe. Nudashaka ko tujyana i Babuloni uguma n'inzarati zawe. Nudashaka ko tujyana i Babuloni uguma n'ubwibone bwawe. Nudashaka ko tujyana i Babuloni uguma n'ububeshi bwawe. Nudashaka ko tujyana i Babuloni uguma n'ubutinganyi bwawe. Nudashaka tayasira zogredo sase. Nudashaka ko tujyana i Babuloni, nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Ariko nutabishaka ugire gute? Urorere. Dukomeze hepfo twumva ko hatubwiye. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abariho ujya. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye cyangwa se aho ubona hakubereye heza abariho ujya. Bishatse kuvuga ngo ubusambanyi buri imbere yawe, kuba wakiswa biri imbere yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Dore ibihugu byose biri imbere yawe, icy'amahoro kiri imbere yawe, n'icy'intambara kiri imbere yawe. Mvugira ngo amen. Amen. Ibihugu byose Imana ibishize imbere yawe. Irakubwiye ngo nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Hepfo haratubwira ngo dore ibihugu byose biri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abariho ujya. Byashoboka kuri kubona kubonerewe no gukizwa. Byashoboka kuri kubona ko intambara ari zose kubereye. Byashoboka kuri kubona ko ariko Mana nyiribi. Byashoboka ko, aleluya, Amen, kuri kubona gukomeza kuroga ari byo bikubereye. Ariko ijambo ratubwiye ngo dore igihugu cyose igishize imbere yawe, aho ubona hakubereye heza abariho ujya. Dukomeze dusoze hepfo. Nuko Nebuzaradani Turekere aho ngaho nta kibazo. Ndumva ko ahantu Imana yari yashatse ko dusoma ari aho. Amen. Ukoresheje impano yawe. Aho ubona hakubonereye abariho ujya. Amen. Ariko nshinze ku ijambo rivuga ngo dore igihugu cyose kiri imbere yawe, Yego. aho ubona hakubereye heza abariho ujya. Amen. Haratubwira ngo ndetse, aleluya, Amen. aleluya, haleluya, aho ubona hakubereye heza abariho ujya. Rangira haratubwira ngo ndetse nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Gukurikira umwami ni ukwiyemeza, ukikorera, ugahura n'intambara nyinshi, ariko ukiyemeza ko hari icyo Imana yavuganye nawe. Imana itugirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Yego, tubibutse gukanda subscribe rwose, share na comment kugira ngo uyu muyoboro wacu utere imbere, waguke. Nukuri pe. Nubwo nimero yawe ibiri hari hasi, ariko harutayimenya kuyisoma akayumva mu kiganiro. Nimero ya Julienne ni 078 24 5519 7. Nisubiramo ni 078 24 5519 7. Imana y'amahoro ikugirire neza, komeze kudushigikira twagura ubwami bw'Imana. Bifurije kugubwa neza n'imiryango yacu cyangwa se n'imiryango yanyu. Hanyuma kadusoza ikiganiro dusenga n'isengesho. Yego. Mana mu izina rya Yesu, Rumwami w'abami utwitaho uko bukeye nuko bwije. Sirimwe si kabiri tukubona uturengera. Nirijoro waturengeye tubyuka turi bazima, tugeza amasaha turi bazima, izina ryawe nirishimwe. Warengeye ubwoko bwawe badukurikiye. Hari abadukurikiye bari mu mahanga atandukanye. Hari n'udukurikiye ari mu gihugu cy'u Rwanda. Hari uzareba iki kiganiro arwaye, uwo tumwatuyeho ubuzima buzima. Hari uzareba iki kiganiro ahangayikishijwe n'amadeni, tumusabiye ubwishu. Hari udukurikiye afite ikibazo cy'uburwayi runaka, afite
afite ikibazo cy'ikode, afite ikibazo cyo kutabyara, afite ikibazo cyo kubura akazi, afite ikibazo runaka, byose sinabirondora ngo mbirangize, ariko bose turabazirikanye ko nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo nitwizirikane ubwacu ahubwo tuzirikane n'abandi. Ngaho nyemerera Kristo kuko utubwiye ijambo ryiza, uratubwira ngo nidushaka ko tujyana i Babuloni tuze tugende, twemeye kugendana nawe kuko ari wowe utuyobora inzira itatuyobya, kuko ari wowe utuyobora inzira itugirira umumaro. Kandi uravuga ngo igihugu cyose kiri imbere yacu, atubwira ngo aho dushaka ko tujya ariho tujya. Nunyemero tuyobore nk'Imana ishobora byose. Yaba ari umugabo udukurikiye ni umuyobore, yaba ari umubyeyi udukurikiye ni umuyobore, yaba ari umusore n'abakobwa ni ubayobore, kugira ngo igihe gikwiriye amashimwe azaboneke menshi mu kanwa kacu. Urakoze kuje kubana natwe, ni mu izina rya Yesu, amen.